mwebwe mucuruza ububari kandi mukagira ngo muri kwinezeza, kandi hari akantu keza twabakorera gaciye mu muco wacu, natwe tuba tuyokotora neza igihugu cyacu, kuko natwe tuba twahomba byinshi cyane kandi namwe mukagwa mu bihombo. Kandi mumenye ko inzoga nyinshi muzicuruza nabi, kandi mumenye ko COVID-19 yatwangirije byinshi. Hari byinshi bifunguwe, ariko kwirara kwanyu nicyo gituma dukomeza kubafungira ububari, resitora, kubera ko mudakoresha nuko bikwiye. Mwambara agapfukamunwa neza kandi mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Icyo gihe nimumara gukaraba tuzabafungurira ububari, kandi inzoga kandi n'inganda zikora byeri zizakomeza zikore byeri, kandi inzoga zikora tangawize ziriya zije vuba zasenyisa, ndabizi murazikunda cyane. Mukomeze mwubahirize amabwiriza ya leta, murebe kuntu musubira mu bubyiniro mukabyina, kubera ko mwubahirije amabwiriza ya leta. Nimutabikora gutyo muzakomeza mufunge. Uwo ninjye abibagezaho, banyita Niyirera Feredina.